nta mukobwa uragutera indobo. Mana bajama baranshutse ninjye muntu utararya akadobo utazana karya. singiye kumubangisha ariko Kisi si umusore mwiza nkuko namubona. Ifi ni kongwe mu mazi ariko ntiyakurira igiti. Inkende ni kongwe mu biti ariko ntiyakoga mu mazi. Njyewe rero gutereta ni nk'ifi kwibwira ngo ugenda woge. Eka Kuko njye mvuga neza sibyo ntago uzabigenza. Okay, gutereta ntago bigora. Reka njye mubwire ukuntu bitagora. Ntago nemeranywa n'abantu bavuga gutereta biragora. None se niba umuntu mukundana sibyo? Icyagukenewe akakibona. Icyo umukenewe ukakibona. Gukundana n'abantu babiri baza bakaba ahantu hamwe bagahinduka umuntu umwe sibyo bivuze ngo hari ibyo nemera gutakaza kugira ngo nemere kubana na muntu, hari n'ibyo we nawe yemera gutakaza kugira ngo tubane turi umuntu umwe sibyo. Rero ntabwo wambwira ngo ngene ngo gufata umuntu muhuye mukuze mugiye kubana mu rugendo rwo gukundana ngo ntago bigoye. Teta biravuna kuko ugomba gukundana kubana n'umuntu mudahuje byose kandi mukaba mugomba kubana kuko mukundana. Chris ntabwo ari se mu rukundo. hari nko kiri kuri igisheke. Chris ntabwo uri seriba. Muraho neza bakunzi ba Rwiko Media, turabasuje cyane mu murare imbere yanyu abasore batatu twabazaniye turagira ngo muganira nabo. Murabazi mu mafilime atandukanye, aramwabonye mu mahitamo, aramwabonye muri filime zitandukanye. Baraza kubabwira, buri wese araza kubabwira ababwira filime yakinye, awayikinye cyangwa se atangiye kugaragara umunsi wa mbere. Rero ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi cyane, ngewe ndashaka kubaganiriza ariko nibo mushaka kumva ndabizi, nge nta nubwo muri kumbona abo mureba, rero nibo muri buganirize cyangwa se nibo bari bubaganirize. Rero twihuse ndagira ngo abasore babaganirize, nta numwe mvuga na bagabo bakuru barivuga bonyine. Ndagira ngo duhere ku musore mureba ngaha, wijeya muramubona, umusore muremure babita ngo Mama Bogari. babita Mama Bogari cyangwa babita Bogari? Amabogari ntabwo navuze Mama Bogari. So rero turagira duhere ku musore wacu hano, arababwira izina rye, ubundi abasuhuze, hanyuma dukurikireho uwo mubona hagati aho ngaho, tuze gukurikiza ku musore wambaye ingofero hirya ari we utangira hirya. Sa twagiye rero brother. Yes. Bite Byiza cyane. umeze neza? Ndashima Imana. Ndakubona. Yego. Yes, hano uri kuri kamera ya Rwiko Media. Yego. Iyo nuze channel izi. Ndayizi cyane. Okay. Ndi no mu bantu bayikoreye subscribe ubwa mbere kabisa. Yeah. Umusore wacu Egide uramuzi? Ndamufana. Uramufana? Yego. Okay, wow. So rero watwibwira abakunzi ba Rwiko Media uriwe amazina just na film wagiye ukinamo. Yego. Murakoze cyane kunyakira. Nitwa Rushema Apollo Muturagara. Ariko uri kunsekera amazina kubera iki? Ariko guys, Egide mumwe urumva rero ndahanga kuri Rwiko Media, ndo umukinnyi wa filime. Abenshi banzi nka Chris muri Ibanga, niyo yamenyekanye cyane nakinnyemo. Hari n'izindi, hari n'iyitwa Amahitamo ndi gukinamo nayo. Bagende badukurikirane, hanyuma ibindi ndumva ari byo bihagije. Urakoze cyane Rushema nde? Muturagara Apollo. Hanyuma muri film ukabuzwi nkande? Nka Chris. Yes, Chris. Urakoze cyane. Ariko urimo nakina no muri filime yindi ya Egide, ndibaza nigeze nabasanzanga n'ubundi muri mukina, murimo murategura filime ya yitwa ngo iki Egide? Filime turi gutegura abanyarwanda bakunzi bari bagiwe Egide buriya yayibagiwe. Wimvugiramo ndi boss. Yego. Yitwa ngo iki? Bayita Umuruho. Yitwa Umuruho. Ninde uzabarushye, ni wowe ninde cyangwa ni Chris? Barushe nibishana zose n'indushe ziri hano. Ubundi ntabwo ari umuruho kurawa wandi wa nyine y'umuntu ku giti cye. Ni wa muruho wundi ni reality y'isi.
bwa buzima tubamwo abantu benshi turarushe benshi bakora ibindi bikanga abandi bakora ibindi bikanga just ni umuruho muri rusange umuruho w'ubuzima ubundi ni ukabaye umuruho w'ubuzima ariko wongeye ikindi kintu gitabiye birebire utuntu twanye mbashaka ko yitwa tuntu twa catchy kakantu ufata gahita gafata umuruho. Okay, rero bafana bacu uyu ni Chris muramuzi cyane, nanjye nkuze kumubona muri filime Ibanga, nagiye mubona kenshi kandi ni umu actor mwiza kabisa, akora ibintu ubona bimurimo, ni umukinnyi ubona rwose ejo cyangwa se ejo bundi muri filime nyarwanda azaba ahagaze neza cyangwa se azaba ari gutanga umusaruro harya akina role bamuhaye wamureba ukabona ajyanye nayo rwose. Naramubonye akina neza cyane, njye mvugira aho ngaho iyo umukinnyi ukina nabi ndakureba rwose naba nkuzeho nkabikubwira. Rero Chris vraiment uri acteur mwiza, murakoze cyane. Yes, Egide, iyi ni channel yawe? Yego, ya Rwikomedi. Wowe ngira ngo barakuza benshi wagiye unyuza n'ibindi biganiro. Hano ni mu rugo. Hanyuma umusore hirya yawe uyu niyivuye kuko nje ntago nivuga ko niyivuye kuko namubonye boss yakagombye gutanga introduction. Niyo mukozungu barakurusha abandi mu buryo bwo guteza akavuyo. Fashe boss wabona. Ahubwo se umuntu utagira ikivugo ni gute yivuga? Oh, exactly, ufana muganiza uko ari byo. Ngiye kubibwira ntago ndi bwivuge. Nitwa Saddam Kado. Saddam Kado. Yego. Saddam Kado. Yeah. Ntabwo witwa Shema? Aho ni iryo ni izina ry'akazi. Sure. Yeah. Shema? Yeah. Okay, ayo niyo mazina. Gutyo nyine abiri tu just gutyo. Saddam Kado. Cyangwa se Kado Saddam. Izina ry'ikinyarwanda cyangwa se muri kinyarwanda niri? Ntaryo. Ni Saddam Kado. Ntaryo, nta kinyarwanda kirimo. Saddam Kado. Oh, Cyangwa se Kado Saddam. Kado Saddam. Yeah. Yitwa nabi guteze. Uzi ikintu bajya bavuga ku bijyanye n'amazina se? Bavuga ko izina riri kujije umuntu. Rero nta zina ribiribaho. Uri umutogore we nakubonye. Uri umutogore we nakubonye. Ayo mazina ni amatogore we nakubonye. Oya, ariko impamvu ni amatogorano. Ntago ndi umunyarwanda. Cyangwa se metis. Yes, reka Saddam atwibwira. Ashatse kuvuga umutogore ngo no muri Togo. Ni umuntu ukomoka muri Togo. No, oya, abatogo n'abatogore. Mu gifaransa. Togole. Ahubwo numva nje bakabaye abatogoniya. Ahubwo se umuyobozi w'iki kiganiro arabishobora. Yes. Nitwa Kado Saddam. Yego. Okay. Hanyuma irya Shema? Shema niswe Shema na bossi ya mu mahitamo. Twakoze seri twakoze yitwa Mahitamo, niho nkina nitwa Shema. Ariko numva usanzwe nsigaye mbona ndishema. Bose ubona ntaguteye. Yakwise izina ryiza. Muri filime yanyise izina ryiza cyane. Cyane pe. Hanyuma se ntari mafilime wakinyemo wenda wabanjemo amazina wakinanye ntabwo mfite menshi, mfite nyinshi kabisa nagaragayemo ariko ni nyinshi. Nagiye nkoresha amazina atandukanye. Ariko izina ryapitse ni Kai. Nakinye muri filime nakinanye na Bakecapo. Yes. Aboro twakoreye nitwa iryo zina. Ryarapitse naryo ko ari abantu bari mpamagara, ahandi nakoze kuri Mikasa Films nabo nitwa King. Naryo ryarafashe kuko ari abantu bari mpamagara. So rero na Shema ririsawa kabisa. Ririsawa. Yeah. Hanyuma ubu ngubu urebye izina ririmo rizamuka cyane cyangwa se bari kumara kwita cyane niri muri ayo sogiye witwa? Aka kanya kubera ko amahitamo yazamutse, Shema niryo zina riri hejuru. Tukiri aho rero ndashaka kubaza ikibazo kimwe aricyo numvise. Wakinye filime y'amahitamo witwa Shema. Yeah. Ubu ngubu niryo zina barimo baguhamagara. Yeah. Abe nanjye nari nzi yuko ari Shema rwose, nari nzi ko ari izina ryawe bwite. Handitsemo nde? Wanditsemo nde? Kado. Ngiye nari nzi ko irya Shema rye. Hanyuma ikibazo ngize aho ngaho. Yeah. Nuramuka ukinye indi filime ukitwa irindi zina. Se ntabwo byaba byiza ushatse izina rimwe rikaba rizwi nyine mu mafilime yose. Nimba Egide yanditse filime yakwita
akakwita iryo zina ugakomeza nimba ari Shema no mu yandi mafilime Shema no mu yandi Shema nk'uko nuze brother yatubwiye ngo yitwa Chris. So wowe izina ukinana muri move ugomba no kumenyekanaho buri wese yakubona akabatuye unikanaka utazajya mahita mejo ndakwita Shema wajya mu kwa Nyambo bakakwita irindi na izina rimwe nacyumvise habaye ari uguhitamo gukoresha izina rimwe. Nkina parts ebyiri zitandukanye za movie, nkora movie z'ikinyarwanda nkora no muri movie z'icyongereza, wenda ko sinari nakavuze ariko ngiye hose ndahakora. So rero mfite gukoresha amazina abiri n'ubundi still ntago nzagira izina rimwe, ariko ari uguhitamo ngiye numva Shema kubera ko narikoresheje mu mahitamo ndikoresha no mu yindi movie turi kubategurira vuba muri bubone kuri screen zanyu, numva still yanyise Shema. Boss rero ubwo yabonye koko kwiryo zina ririsa azi kwita ariko Shema. So muri filime rero ziri muri rw'ikinyarwanda ku giti cyanjye numva ahantu hose nzajya mbona opportunity nibanyemerera kujya mpindura izina banyise nzajya nkoresha Shema kuko narigiriye umugisha reka mbivuge. Izina ya Shema warigiriye umugisha. Wow. Hanyuma tuki kuri wowe tutarajya ku bandi filime watangiye gukina filime ryari? Igitekerezo cyaje kera ariko amahirwe ya mbere nayagize 2024 nyahawe na Ketchup. 2024 ejo bundi. Wow. Okay, wampera microphone Chris naho nuze boss ndamugaruka nyuma nta kibazo. Chris, yes, wowe watangiye gukina movie ryari? Nanjye n'igihe kimwe n'uriya mugabo ndumva ari mu mwaka ushize 2024. 2023 mu mpera. Yego. Ujyamo bwa mbere wakinye uribuka filime wakinye? Yego. Niyo kwande? Ntabwo azwi. Ni umugabo witwa Manzi ntabwo tumuzira. Ntabwo ari Manzi wa wundi wa kera. Yes. Yarasohotse. Iri hanze. Yego. Ahubwo igisekeje nubwo nibuka uko yitwa. Urumva nibwo nari nkikina nari nyine ntaramenyera ibintu ku buryo ntabwo ubu ngubu nyine nayigaragaza cyane. Gusa n'icyo gihe ninjiriyemo nigiriramo n'umugisha mbona ama connection angejeje kuri uyu munsi ndi kugaragara. Niki cyakugoye umunsi wa mbere ugera kuri sitani muri gukina kuri tele? Ikintu cyangoye ni ukuhasanga abantu mutamenyeranye bagahita bakubwira ngo uyu ni umugore wawe. Ati mugiye gukina ari umugore wawe? Uyu ni ubaye umugore wawe. Areba umuntu ukumva urimo uranamutinya nkatwe twitinyira n'abakobwa. Byarangoye cyane. Abatinya koko? Ndabatinya. Abakobwa rega nabo gutinya. Ubatinyira iki? Abakobwa ni babi. Bakaba nabeza icyarimwe. Niyo mpamvu ugomba guhora ubatinya ntiwamenya uruhande yabyukiyemo. Urabatinya ukanabakunda byose nawe? Yego. Okay, nicyo cyakugoye gukina umuntu ari umugore wawe kandi butamuzi mutamenyeranye nta kindi? Nko gusanga umuntu nyine abugiye kuba umugore wawe cyangwa nka mubyara wawe nka Egide twahuriye mu ibanga ewane nkihagera baravuga bati uyu ni mubyara wawe utaranamubona nta namureba nkumva umutipe aramubyara wanjye gutera ngeranya kumushushanya muri babyara banjye numva agiyemo, ariko ntabwo bikingora cyane. Ntabwo mutinya kamera iyo mukina wenda bwa mbere batungaho kamera ntabwo ayitinye? Kubera ibintu bya kamera byo nari mbimenyereye kuko mbere nari narigize umuhanzi. Umuririmbyi? Yego. Nkaririmba uturirimbo nkanakora utuganiro, ariko nyuma nabikuye kuri YouTube nyine. Warabideletinze? Oya, narabihidinze. Urabihidinze? Why? Ntabwo biri kuri standard nshaka kwereka abandi. Amashusho yasaga nabi? Nari nkifite inzara atari nk'ubu nahaze. Ariko ngira ngo bari kubyekera nujye ubona abahanzi ba DB na ama video yabo ya kera cyane ya za 2008 gutyo 7 gutyo ugira ngo ameze nka y'ubu ngo bari kubirajya bikakubera isomo nubwo ntajye byari bitwa. DB niyo yanasaga nabi kuruta uko nasaga icyo gihe. Gusa njyewe
bose yansetse gusa njyewe impamvu nabihayidinze nzongera mbigaragaza igihe nzaba nagarukiye mu by'imiziki kuko ubu naravuze ngo nubwo iyo mpano umuntu ayifite nzabikora kera ari ukwiye yo gukina filime nayo hari aho nyigejeje hagaragara. Wow, urakoze cyane. Ndashaka ko basubiza microphone Shema. Shema, Yes. ndagira ngo umbwire ikintu cyakugoye ukigera kuri tele bakubwira ngo ugiye gukina filime. Wahereye muri filime yande? Nkuko nabikubwiye nahereye kwa Ketchup. Ketchup. Yego. Ikintu cyangoye no gukina na boss wawe bakagutegeka kumubwira nabi. Gutongane na boss mubwire nabi. Gukina na boss wawe bro byarangoye kabisa nako nakubeshya. Byarakugoye. Ya biragora kuko kwiyakira ngo uvuge wena ngo ubwire umuntu nabi. First umuntu kuruta. Yes. Ikindi umuntu wubaha. Icya gatatu noneho umuntu wakuzanye mu kazi. And then bagahita bamugushyira ati kumufanaho byari bihari. Noneho ibazire ibyo bintu byose bihuriye hamwe bagahita babwira ngo uyu muntu mugiye gutongana mutukane mushwane. Bro, yari intambara ikomeye ntago wabyumva. Gusa nabiciyemo nyine tu. Wabikoze neza kandi? Yeah, kw'icyo gihe cyanjye. Yes. Ntago nakibraminga kuko kamera ntacyo yari gutwaye. Nonje nesa imenyere kamera nje na settinga kamera nk'ikamera ngiye nyine nje ntacyo yari ntwaye pe ntago nigeze nanatinya kamera. Ntabwo uyitinya. Uri actor mwiza by the way. Ubu ngubu mbimaze rwose iyi filime ejo bundi nageze kuri tele murimo mukina iyi filime mu ruho. Ndakureba waransekeje. Mu ruho wapi bakwitege. Bose namusabye kuyikura ariko bakwitege. Ya yo acting rwose ndabireba nkabona ndakureba filime ariko ntabwo ndeba filime zose. Filime nyarwanda hari zo ndeba hari nizo ntareba. Rero ndebye filime nkareba umukinyi ndavuga ati uyu mutipe sawa kabisa rwose iyo nkurebye kandi mbona ari role zose bagwereza azi gusinda pe n'abasinzi bakakuza bakiga. Okay, tugiye muri acting mba numva ibintu byose nabikora biba binahari nyine biri mu muntu ahubwo nyine bya ndi uvuga ngo ndi gutangira nta opportunity ndagira nta experience uragira. Yes. Ku rwego rwanjye ndiho niba umuntu ambwiye ngo ibi bintu bikubikora neza ndabya appreciate ariko nyirizina kuri nge ntakubeshya ntago ndakora ibintu nkuko numva nshaka kubikora. Bivuze ngo mu nyuma y'imyaka nk'ibiri 3 iri imbere umuntu akomeje kubona amahirwe nazakora ibintu birenze ibingibi ko nge muri nge numva ko ntaragera ku rwego nifuza kugeraho. Okay. Hanyuma role model muri mu bakinnyi b'Abanyarwanda bakina filime nyarwanda role model umuntu ureba ushobora kwigiraho ninde? Aho biragoye kubera ko usanga Abanyarwanda ntago twese turi mu kigero kimwe. Ikindi ugasanga umuntu n'umupapa kandi already ntago uragera kuri iyo stage. Icya kabiri ugasanga n'umusore ibyo akina arabifitinga ntago uri kuri standard yiwe. Ariko ikintu nge navuga ariko ari umutipe nabonye arankoma kabisa bakora mu sinzi wenda niba byemeye kuvugana projet z'abandi kuri mwe bakinye boro yitwa Behind akina ari Lucas mujama gutya birabura ukuntu uramujama ari serie yarankomye kabisa ubundi gahunda uriya kabisa hari icyo wamukuye kuri screen nge nawe gutya nibwo ntambwa ati bya bintu boss arabe yumva urabumva rero boss ugomba kuzahuza uwo mukinyi azamukubwira umujama burimo ari Lucas azamukubwira mbese rero zose ubona afite urya zitwara ukabona ibintu ari gukora bimurimo gukora ibintu feelinga bro navuze nti hanyuma bro ubuzima bwo star bw'ubustari cyangwa se ubuzima bwo kuba umunyarwanda kubona akavuga ati uyu mutipe ndamuzi wagira gutya ntabwo bikubangamira? Okay, aka kanya ntabwo navuga ngo birambangamiye kubera ko ntabwo ndagera ku rwego nshobora kugenda ahantu hose nyine abantu bambona ariko n'ubundi n'icyo gihe ntabwo bizambangamira kubera ko ikintu cya mbere kiba gihari nge nemera iyo uzi kubana n'abantu
iyo uzi kubana n'abantu ntuza zose mbese stage yose waba uriho ubasha kuyikontrola cyangwa situation yose wayihandling. So niba usanzwe mu buzima busanzwe uri wa muntu w'abantu still nuba n'umustar ugomba gukomeza ukaba umuntu w'abantu. Burya ikica ibintu nukumva ko ari urwego wagezeho ugashaka kugenda nyine uko utari cyareka mbivuge gutyo. Ariko kuri nge rwose nta bustar mbona burenze kuba ndi gukora ibintu byanjye bikagenda neza nkaba mfite n'abantu banshyigikiye turi kumwe ubwo nibwo ni tubustar nawe ibintu byo kuvanga uburyo najya ngenda ubu ntabwo ugira kujya muri bisi yuzuye abantu ntabwo wumva ari cyo bikubangamiyeho. Sometimes ari igihe bibangama ko ari igihe no kwitara n'umuntu ukabona arakuze so nyine birabangama ariko wenda ntabwo turajya ku rwego rwo kugira ibyo bintu ariko uko iminsi igenda iza wenda iyo basi ntawe nzaba nkigendamo so iyo stage zabivuyeho. Yes, for now iki ntacyo bikintwaye kuko still ndacyari mu buzima umwe na bwa bundi. Icyo gihe nikigera nabaye undi wundi icyo gihe nzamenya nyine ko nyine ubuzima bwampinduye nuko ngomba kugenda n'ibyo ngomba gukora. Okay. Sasa bakunzi bacu abatipe hano mubona imbere yanyu Chris, Mike, Shema nabasanze kuri tele barimo bakina filime nabafatiranye n'abatipe ntabwo bancika ntabakoresheje ikiganiro kugira ngo namwe muze kuba mwabareba. Rero twihuse ntabwo turi buze gutinda cyane ndagira ngo mpere microphone Mike bit Garo wasinziriye sawa. Umeze neza ndabibona. Umushinga ugeze uyi muvuri gutegura umushinga teze nko kuri 80% cyane ko aho bigeze sinabura na episode 2 naba mbahaye bakaba yirebera ariko nkunda ibintu byanjye mbikoze bikarangira and then nkabikora ta pressure nyimvuga ati hariya mu kabati gahunda ziriyo. Okay, ntago ndi bamwe abantu bashutinga no munsi bakaprodinga ejo oya ndabisoreza rimwe kugira ngo bize nyine bifite karite kuko hari igihe cyakiye iyo bikoze rimwe risorosoro niko no byita hari usanga bitanganya karite. Ugasanga uno munsi abakinyi ufite ejo ntibaje uno munsi kamera ufite ejo si ufite ikero ufite si cyo ejo ufite nyine bikabona ibintu byagiye bihindagurika. Hanyuma ndakubaza ikibazo cyo kuki wahisemo abana basore rero ibintu ndabivugera cyambere ndakubaje kandi ugomba kunsubiza. Ikibazo kirakomeye. Okay, nabahanga ngiye ndi kwandika filime nige niyandikira ndi kwandika filime nandika ndiba umuntu mu mutwe bitambona ninaka nandika story na Chris numva ari Chris nandika na Shema nasoma ndizera ko asanzemmo Shema rero nandika Chris Shema we icyo mukundira bahari ntajya ntenguha niyo muhamagaye saa 7 z'ijoro ngurarose nagiye nyine Chris aragutenguha Chris ntabwo dukunze gukorana cyane urumva nimba utangiye gukorana ndakeka mu mahitamo ntabwo bamubonye mwusibye ko muri season 2 arimo nayo ku ruhande nayo babwiye arimo nawe n'umuntu wanjye n'umuntu ukunda abantu uzi kubana abana batipe bose none icyambere utari mu muntu wumvikana waza ukankina n'abari kuri kare umuntu uzi kubana kindi biseriye usibye ko turi mu business nyine nakinye nabi nyine nabwo nakwirukana murakoze. Rero abantu ko bahitamwo si ikindi bazi gukina ikindi bagaragara neza kuri kamera nicyo ngicyo physical appearance irakonta muri filime banyihanganire kubivuga. Hari ugaragara na muri film hari suri igaragara nawe kubitewe na role wamuhaye. Hanyuma twihuse kuki udahitamo aba bakinyi yego wandika wagiye babona ukumva ko ari bo bashobora kuba bafitinga muri movie yawe nta bandi babanjije ubona bafite nuze bafite experience baraba banuze bano ba papa bakuze ntabwo wabakoresha n'ibyakunda cyangwa nuko utarandika movie yabo cyangwa barahenze nabyo bitubwira. Kwiyo ngingo yo ndabivuga mu buryo bubiri kubakoresha birahenze yego ni nabyo kandi ndacyubaka cano
nshobora kubakinira bakansha menshi kandi mfite abandi bantu babizi njye nzi ko Shema yankinira ibyo undi umuntu mubona hariya yateye imbere yankinira sibyo nzi ko Chris yabinkorera ariko ikigenderewe Baristo ni uko message itambuka message uyayitambutsa kandi anciye make kandi noneho nabyo namubwiye yabikoze icara hasi akahicara ariko hari igihe uzana ikizina kikuruta bajya kumbwira ngo icara hasi bari ibyo wanditse gatangiye hari ngo kiri kuri igisheke Chris ntabwo uri seriba ariko iri kurya umuneke man kuri igisheke n'umuneke noze nabonye imbwa ry'igisheke muri nuze muri covid okay garagaciyemo abana basobanyiye mu kintu bakundira nuko nta rungu asobanyiye ikintu bakundira nuko ni rungu riba ari icyo turi kumwe yes ariko ikintu ni icyo cyambere bari abantu bampenda kandi ndacyari kubaka ibintu rero kubaka ibintu bisaba ngo bakanye n'abantu batagutenguha cyane ko nabyo biteshanya umutwe kumva ngo ikubaka ariko niba mpamagara Shema nkamubona igihe mushakiye cyangwa se yagira na gahunda akambwira ati uze kundekura karenge muri gahunda zanjye biramfasha nk'umuntu ari kubaka gusumba ko nazana ryazina rikaza kungora ngumva ngusake na ngo ndabangiye kandi nanjye mfite byinshi byo gukora mfite ibindi filime ziragora hari stress duhura nazo reko ushaka kuza undi muntu gutera stress kiba ari ikibazo ariko nako guhenda nyine nako kazamo ariko gicyo nemera nuko henda abandi bakinyi dukwiye guha amahirwe bazi gukina neza kandi barabishoboye urakoze cyane Jide ndagira ngo nsingirize Shema microphone Shema hanyuma role wisangamo ni yihe iyo ukina ukavuga ati role rwose uzampingiyi ejo bundi nasanze bagwaye ubusinzi ndetse bazanamo yo gukora ikiyede mbona ni byiza cyane ubwo ni baguye urukundo nzakugora role niba nabimwandikiye ariko niba nabikase okay njyewe mu mishinga yanjye yose umubare maze kumuha arayakora neza ariko nagize ngo muhe y'urukundo umushinga urapfa nta kintu mwumvamo yarabyanze ikibazo afite ngo nuko yampaye rero y'urukundo film ikaba itarasohoka iranditse ariko ariko ibintu boss arimo avuga impamvu yatumye bipfa nta nubwo byapfuye impamvu yatumye bisibira tukaba tugiye gucisha indi filime mbere y'amahitamo ni ukubera ko amahitamo ibintu twahaye abanyarwanda barabikunze icyo cyo nicyo gihari ntabwo tubivuge nk'abakinnyi dufite feedbacks nziza abantu barayitegereje ari benshi still rero boss yaricaye abona ko standard iriho yego yari sawa ku muntu uje mu guha abantu ibyishimo ari nk'ubwa mbere reka mbivuge mu buryo yes arifuza ko twakora ibintu birenze ibyo twakoze urumva ntabwo twabahereza ibintu byiza udusubira inyuma tubahe ibintu biraho bipfundikanyije no so rero ni urukundo boss bara rero nzakwemeza nabonyemo akantu keza buriya kandi niko nkurikiye oya okay hanyuma role turi kuvuga ku bijyanye na role nta kintu so ku bijyanye na role numva nashobora nkora nyine nkumva ndi gukora role yanjye njyewe numva role yari yose nayikora ariko cyane cyane role yo kuba real apana ibintu byo gupretendinga to be someone cyangwa se okay naba wa muntu ariko in good way like niba ari ukurakara kubabara scene zibabaje scene yo kujya mu buzima nkuko wari ubivuze ikiyede gusinda nk'ibyo bintu biri cool ariko ukandinda cyane nyine nkundo ibintu bya by'imitoma ntago mbizi urangiye no kuvuga ijambo mpita nkubwira na abantu nyine banyu sinzi guca nyine gutereta nayo ni atiman bro wapizo ntago ari ball zanjye tu oya okay nayikina
nayikina kubera ko nyine mbanza ibyo ndimo kandi akazi bakimishije. hanyuma ntabwo numvise role fitingamo neza any role yari yose nayo ariko iyo urukundo kujyamo ariko urukundo rukaba ruke ntabwo nkunda burya ibintu byo gukomeza ninginga ntabwo uzakunda se gukunda ko gutereta uzibigora gutereta biragora uzabigenza okay gutereta ntabwo bigora reka njye ukuntu bitagora ntabwo nemeranywa n'abantu bavuga gutereta biragora none se niba umuntu umukundana sibyo icyagukenewe akakibona icyo umukenewe ukakibona kugorana kundi nukuye dore abantu bigora dore abantu nyine bigora kwa kunduza uri gushaka cya gikundiro kuri wa muntu umwishyiraho kugira ngo yakire bya bintu ushaka nyine we expressing feelings zawe kuri we ibyo nibyo bintu bigora ariko mu gihe already ufite ahantu uri ufite ibintu urimo ibintu byawe bishyize ku murongo byose ntabwo urukundo rugora Komeza ibyo urukundo rero kubimubazaho ntacyo bize tukomereza. mpera Chris mu microphone Yavuze ko atari ibintu byiwe nuko n'ubyo uri kubisobanuramo biragaragara ko kutari ibintu byiwe. ubwo utazamuha amarore y'urukundo cyane Oya nza ibyo ashoboye ndabizi gusa kandi ari igihe nakubwiye ngo ndashaka kuzahereza nuze Shema role y'urukundo ariko mbonye wenda byazamugora oya bamugani nawe mahitamo rega n'undi buriya izako urabona rero nanakora neza oya mahitamo Wavugana. yes hanyuma ariko Dani guteta ntabwo bigora. nawe ntabwo biragora cyane bigora yes ariko se ubundi mwumva mute ko ibyo bintu bigora okay murakoze nabi yes Chris bo nari mvuye kuri Shema mubaza ikibazo cya role afitingamo cyangwa se abayumva yakora neza kurusha izindi wowe se ni role wakina neza kurusha izindi yes ukunda umva wajya ukina kabisa ukigaragaza bya njyewe iyo nyine ibintu byo gukundana no guteretana mba numva bimvuyemo indani ubikora neza mba numva bimvuyemo Yes. mba numva ari ibintu biri muri njyewe ahubwo nkwiriye gusohora nkatanga Mike arumva kuko ntekereza ko hari n'abasore benshi batazi gutereta bakanabyigiyeho bikabafasha birimo n'abo bashema gutereta ntabwo ari ibintu bigoye ntabwo bigoye oya gute bitagora impamvu kuri njyewe bitagoye njyewe cyangwa ntutereta barakwiteretera oya ngenze gutereta cyane oya njyewe ikintu nakubwira ndanze nitwa Chris ndanze okay njyewe ikintu ndi kubabwira cyo icya mbere gituma gutereta binyorohera buriya kuba binyorohera si uko hari uwo bitagoye nemera ko ifi ni kongwe mu mazi ariko ntiyakurira igiti inkende ni kongwe mu biti ariko ntiyakoga mu mazi njyewe rero gutereta ni nk'ifi kwibwira ngo ugenda woge kuko njyewe mvuga neza sibyo ntabwo nzi kuvuga nabi yego sibyo kandi ikindi ndoroheje mu mutima njyewe sibyo anytime nanarira nshobora kurira y'ingona cyangwa y'urukundo wihisha se cyangwa biba bikurimo nyine ubundi nabyo bitewe n'icyo ushaka wanarira rero warira yes narira wakunze umukobwa ukamubwira ko byandenze narira yeah niyo mpamvu bagora nuko impamvu bagora bajya bafata ibintu nyine bidahura bagashaka kubihuza ese wajya gukama inka wowe ukagenda uyijisha uyikubita amajipo ntabwo yarekura amata sibyo ntabwo yarekura amata yes sibyo inka bisaba ngo ugende inka se niba yagaza ukayiboha kandi ugiye kwikubita umuguha yanawubonye ugiye kuyiboha yanabibonye nyine ni imboha babohesha inka kugira ngo idatera amasazi insobe iri kubibona ko ugiye kuyisobeka ariko kubera ukuntu wayigenje buhoro ikemera ukayisobeka ukayikama amata akaza ukanywa n'umukobwa rero arabibona rwose ahuganisha pe
ariko ukamugenza gakeya abibona rwose ko bishobora no kuvamo umwana utateguwe nawe abizi abibona ibyo ushaka ariko ukuntu bamugenje agatuza rero ibintu byose n'umukire kandi turamutereta nka Egide kugira ngo mpe akazi ariko wanditse brada wanjye urumva ibintu byose turabitereta sibyo ntabwo dutereta abakobwa gusa dutereta n'akazi niyo mba nshaka akazi simutereta se nubwo uri mwiza nyine uri bogari ni ukuvuga ngo nagutereta akazi nkatereta umukobwa ibindi bijyanye n'iby'abahungu n'abakobwa nkatereta n'impumekamo rero gutereta impamvu mvuga ko byoroshye ni ubuzima tubamo turatereta ntabwo uratereta umukobwa kunanira ntabaho reka yego kuva watangira gutereta nta mukobwa wari wakunanira ninjye muntu utararya akadobo utazanakarya ntabwo uzi ukuntu karyana ntabyo nzi nabibwirwa n'iki undi akadobo uterese nk'abanga Chris ni nk'abanga bazi guhera segonderi cyangwa utangira gutereta ubariranye ni nk'abanga ni benshi abo naterese subwo imyaka mfite wamenya abakobwa bose waterese Chris arakoze cyane akunda n'uzerore y'urukundo yes nta kadobo nzajya nta kadobo ndajya nta nako nzajya azakarya muri filime wenda kubw'izo mpamvu ndakwandikira bagukubita utudobo dutatu muri filime imwe urabona iyo niyo muri filime ariko mu buzima busanzwe nta kadobo azi okay nagarutse azakarya agiye gushaka gutereta birakomera birakugora ntibingora ariko birakomeye muri rusange tukiri aho rero ikibazo maje kubaza bagenzi bawe baje ikibazo kijyanye na role bafitingamo cyangwa se biyumvamo wowe wiyumva mu yero ngiye banyita yana romantic boy ngende romantic kabisa nizeye kusubijwe uransubije pe uransubije waguye ubusinzi ntigeze kuyikinaho nibambwe abafana bambwiye nimba narabibashije muri mwibanga ngize gukina ndumusinzi uri umusinzi ntabwo byagenze gute narabaje bise narasinda kamera nk'umusinzi Njozo nasinze abari businda warasinze nawe neza narasinda kamera nk'umusinzi narasinze abari uza kumbita kuranda nawe arahita sinda ibigambo yavuga ibintu bidahuye kandi ari ikintu kagombye kumvuga ibintu bidahuye ngo umuntu ayitora ngo umuntu arasinda kamera nkaho yasinze yari kumera ahubwo yayikoze neza nimba waramurebye ukabona ngo wasinze nyine role nisangamo ni role ya romance kuko impamvu ni kuva no mu buto nakuze nkunda filime z'abahinde cyane kandi nkunda cyazikunda niyo mpamvu yandikira rero ukandika utuntu tuguhuza n'abakobwa cyane man irari n'urukundo biratandukanye bro yaba utari boss ntabwo nivuga neza umuntu ukunda igihinde ariko nyine ubwo uri boss bivuga yinde ni sawa njemeye imbere y'abafana bari komedia ntacyo uri bube okay nakazi karagumaho ndagusinyisha contract cyangwa se ariko ndabivuyemo nako nta kibazo comment iremewe nyine ubwo uri boss ntabwo navuga ko igihinde nyine atari icy'abatipe ariko nyine ubwo uri boss n'abajama turakireba ni cyiza ariko utari boss je bindi ndabikunda sinzi impamvu ndabikunda nisanze nizo sinema nkunda none nkunda iyo ukuntu bahuza umuziki na sinema ukajyo nanyise tukongeraho mureka tete niba mukunda ibihinde mukajya mubatetesha neza ngo twita abakobwa bongereho oya niyo bakongeraho ngo ka Suzana cyangwa se ka Jeannette ngo nta kibazo bari abantu burya nubwo sinzi impamvu bafashe ziramo ntari ibintu bimeze ariko those guys na abacteurs n'abactresses ba mbere abahinde acting yabo rwose reka oya ibyo kugwana bazabikeneye nziza vraiment bari abantu bazi kwa ibintu byo kugwana pe bazabira iki babirebe batari gashofu nabandi umuntu akubita urushinzu ikaba oya reka wiberebera mwiyo mpunuza izo filime zabo sinona zikunda sibyo turavuga acting je sinkunda filime zabo bagwana inzu bayishinga urwara igahomo
Tipe ari gukabya be serious man. Yes, dukomeje rero Ejide Be serious man. we Ejide Jesse nkunda biriya bagwana nkunda yes story iyo bose story urugero harimo za kuchikotaye kaona pia hariho filme yes urayibona nkiri the family wa family story baraza kuvuga bagira story numva tayaro mupumu umuntu agakina akagera hasi akongera nizo filme niyo filme maze kureba nkumvi uzi ko iyo ari gihe nkumbura okay nta bintu bigiye kunda kunkora ku marangamutima cyane nicyo kibazo ngiye ariko filme irabinkorera igihinde nziza ariko nta yikoze bakunze kugize ubu ntago bakizikora wapi bari abambere bari Tikiro Shani ba Sharukani ba Amerikani ba Salman Khan. hanyuma mubaza akabazo nta mukobwa uragutera indobo wowe Mana abajama baranshutse mana abajama bigeze kunshuka umukobwa ntera indobo imaze gutegwa indobo n'umukobwa umwe ariko ayintera inshuro muri bangaye wa Teresa agutera indobo usubirayo n'abatibi banshutse kandi murajya mushukana murabona Teresa ntabwo nteze abakobwa benshi cyane ko atanayisengira ayisugira uwaguteye indobo ubwo ntabwo namwita X kandi bitari niko ega gutegwa indobo niko akunda biva tugatanga kandidatire bita bishwanyura wabwiye umukobwa ko umukunze avuga ko atabishaka arambwira ati simbi bamwe usura bwa kabiri njye narashutse ubundi mfite uburyo nkora ibintu byanjye ni gahora iyo nshatse guteta okay ndabikora gake kuko mbikora bindimwo apanje niba ngo abaniga ngo abaniga bajya bateka ngo navuga ngo umushe mu rukundo cyangwa kabikora afite undi mukobwa icyo simbizi cyangwa atereta kubera ko bagenzi bana bafite yego oya je mbikora bindimwo nagukunze ntabwo ati igihe cyose bizafata nzagitegereza nkagukubakuba ikiziranire kawe mwana hagati ku buryo usinzira Ejide cyangwa se Mike kwabyuka Mike ahantu hose Ejide ujira mu inbox yego ukimuramo pe igihe kuburyo ahantu hose usanga ndiyo ariko ntigaranshuka aramwe ati musore wanyu muri gato tubana muri geta ati reka uriya mukobwa akenewe na benshi tikarega tipe karuna kanu kabone tikaramujyanye ejo nabona kamuririmbira album ndimba ya Meddy kagakurikizaho ebyiri za King James ati karabaye nanjye nyumva umuntu ari mu rukundo ati usiko ari byo babinyumvishamo nanjye ndahighlighting asanga nibyo uwo munsi narayimvuze ijambo bahita bambwira ati yewe wavuze ijambo wihuse utanguranwa ntanguranwa tibaramutwara kandi mbikora mu buryo bwanjye ndabisiko byari gukunda abaniga nyuma bitewe n'uvuga yanjye kuntu nyitwayeho wamba hafi mu buryo bwose bushoboka barongera barambwira ati namubwo batetare mu ntora kumukwereka ibimenyetso byo gusubirayo narakubwiye ko bidashoboka hanyuma witwaye ite nitwaye muza gutera indobo wumva umeze ute wararize cyangwa ufise mwana iki gihe nari muri ya myaka yo gukunda bya nyabyo wararize ntarahura n'ibibazo byinshi by'isi nkiri nyine pure love rwa rukundo rwa rundi ntakubisha niyo mukobwa wa mbere wari ugiye gukundana nawe niyo mukobwa wa mbere ariko ibintu byambayeho ntakubisha ntabwo narize kuyo gihe banayiga natese nabi naterete muri class no gutereta we niko guteta uyu munsi uri mu mibare ufite ibintu wikutera imibare arabeshe Ejide wiyegereza microphone ntabwo abeshe man noneho umunsi ukuntu byagenze ndabaho uwo munsi ukuntu byagenze umunsi twataha 11 saa 10 tuvuye ku ishuri mu rugo baba batetse ibiryo batubikiye nageze mu rugo mfata ibiryo nkunda ibiryo pe sindi umunywi ariko byose ntibyananira nikundira kwirira ababizi barabizi nazanye isahani ndajya gutamo ikiko cya mbere cya kabiri cya gatatu numva ibiryo nta cyanga yegera microphone ntibisosa ntibirura ntibishushe ntibikonje cyose umva akayaga ku mutima kabajyana kavandarateri kariyo man ibintu bivuga ngo umuntu akunda mu ntage man
umunsi ujana ariko nibyo naniye umunsi wose naricaye numva mbaye imbwa kandi najyaga aseka abantu nyine bagwara noneho mitangira iki mitangira muri siporo muri nyina basket icyo gihe nakina basket njyayo bansinda rimwe bansinda kabiri ibitekerezo byibere kuri wa mukobwa nanga gutsindwa nyinje mu mitansinda kugeza ntaje mudi mukobwa yavuyemo kare ngira mu rugo ndoga nkiri muri ya muntu natsinze nagize ikimba ndariye nyimara kujya menyiye kujyama nkikubita umusego fide biragarutse ukuntu byose byagenze ariko handi mujama wanjye nzi wewe yarakabije inde ntabwo ndi mu mission nyizina ariko nawe ko muri guseka muziste ngiye kuvuga ikibazo cyo yahuye n'irenze ibyo wahuye nabyo abantu ntidukunda kimwe ariko ruriya rukundo bwa mbere mwana rurukundo kandi igitangaje nk'uyu munsi n'ibyambaho n'uwo muntu abimo byabayeho n'ibyambaho ibyo ngiye kubabwira yakunze umukobwa egira microphone nzi si ubwo se yakunze umukobwa barakundana nyuma umukobwa yigira nabi amutipa amaze kurugeramo bye amaze kurugeramo si ikintu cyabaye umukobwa atangira kwigira nabi umukobwa atangira twari turibukira ahantu mu cyaro umukobwa yigeza Kigali atangira kubaza yakuze kuba uri kumwe n'umukobwa ahita atangira kubona ari gupostinga ubwo gutaragiraho ari gupostinga ari kumwe n'icyamamare runaka ari gupostinga ari kumwe wamamagana ngo sorry ngo simpari imana birababaza umutipe rero biramusara yanamuhamagara nta mu mwanya barabanje gukundana mbere barakundana pe kuko biragoye ko bapfa kubabara cyane umuntu mutarakundanye uzi ikintu cyabaye umutipe byaramurenze akaba yicaye mu soko one day ajya muri toilette stress zamurenze nyine ubona mwayicarana ukabona si hari ukabona yicaye ku nyine ukabona ntahari yagiye muri toilette mwana bakunda nyine mu cyaro inzibira agatwete kare ku ruhande yako tuba turi abasirimu tujyana y'amazi murabizi tuyijyanira amazi ateka mu gacupa yicara hano kuri toilette imbere kuba sinzi ukuntu nkanze ndezi yicara kuri toilette ngo umutipe yicaye murabizi ko kenshi tumeditira kuri toilette byagiye ngenda nkibagiye cyanjyanye nkwane no kuri kwimana bura na phone yanjye ngeze ubwo muri toilette kubera iki impamvu ndabibabwiye ni ujye kuruhukira mutipe yari yicaye aho biramurenga yibagira harafata kagacupa k'amazi azanye murakoze cyane yatari kwe mwangize ugutita ntibigoye none se kuyimaye oya najozo mwarangiza guteta ntago bigoye mane gutereta biragoye shani insazi ariko yereka nkubwire none mane mva guteta impamvu bigoye mane kivuga ko bigoye aho wega biguteta birategurwa mane ntago umuntu atuka atategura ubanza gutegura uze kubyuka ngo ngiye guhurana naka nzo nambaye gute uzi ko ubushize ni nambaye uko ubu ngomba kwambara uko ubu uri mu rugo ntimurahura ko wanagura n'umwenda urumva narawuguze ugiye guhura n'umukobwa ako rero aho ni mu gihe nari maze gutera imbere simvuze iyo natiye y'abandi wajyanye guteretesha mwanyiza ngo ntibigoye none uzi nungu ugategura nyine ngo no kuburyo ngo uza kumuganiza ese naza ndamutegura iki akunda iki guhita kumenya ko byakunda ariko mwe muzi album naririmbye z'abandi na gitari imbere y'abakobwa Chris mwe avuga impamvu gutereta bibagora impamvu mwebwe gutereta bibagora wowe uri guhagararira abasore benshi mu Rwanda bari indobo kubera ibintu by'amafuti nibagiye ko ari boss nabwiraga Shema yagiye nabi gutereta birategurwa ugasanga ugiye kubikomeza wari kumesa agapira kawe usanzwe wambara yes ukajya kumureba noneho ugiye kumureba waguze icyenda gishyashya kiri guhumuramo n'ibibara kiri guhumuramo bya bihumuro bya cagu icyo ni icya mbere icya kabiri gituma umuntu bashobora kumurya indobo
ukaba usanzwe wivugira nk'akajwi gatoya nk'aka kanjye, kandi hari abakobwa bakunda utujwi dutoya, wowe ukumva ushaka kugenda uvuga nk'andi mu munsi umutera iseseme bro, urumva bebe wigize utari yego abakobwa ntabwo bakunda ibyo bintu kubera ko aravuga ati uyu muhungu azambeshya, ariko iyo ugiye nk'uko wakabaye urumva uri kuvuga experience yawe kuko ibintu uri kuvuga ntabyo nabo. oya ariko uravuze ngo gutereta birategurwa uko njye ndemeranya nawe sibyo guteretana oya ndemeranya nawe ku kintu cyo kuvuga cyo kuba uwuriwe ni nabwo bikorohera ariko byakora byareka uratega. reka nkubwire impamvu ugomba kwishura ibyo wishura ngo ntabwo bigomba gutegurwa. uretse gato nkubwire uri batekereza nturi busohokanisha yawe hari bumushimisha. njye nakubwiye ngo naracuranze ngira iki gucuranga simbizi se ugira ngo yego, ariko nanone nibyo byatumye mbyiga. noneho ikindi nandi kukubwira yize gucuranga kubera gutereta. reka nkubwire mureke mbabwire ni ukuri bino bintu njyewe bino bintu biranambabaza pe. wowe wagize n'amahirwe biga gucuranga bizanagufasha no mu bitaro gutereta, ariko ugasanga nk'icyo wari uvuze ngo ahantu umusohokana akunda wowe urira mu marangi sibyo, uzi ibiciro byaho urarangije ufashe umukobwa umujyanye Marriott, ntuzi uko ibiciro byaho bihagaze. hari igihe uzasanga n'ubwiherero bwaho aho baflashingira hatandukanye n'aho mu marangi. nujya mu bwiherero ukabura aho flashingira, uwo mukobwa azakwangira icyo mu gihe wamujyana ni urugero nari ntanze erega ushobora kujya mu bwiherero sibyo nta kanya karacamo nawe agahita ajyayo agasanga bimeze bityo, agasanga oya bijya bibaho nk'abakunzi bagira agakururano ashobora kubujyamo, birashoboka ariko ibintu Chris avuze ni urugero ndi kuguha nyine kirumvikana nacyo kugiyeyo ukavayo nawe akajyayo kandi aho wagiye ugasanga byakugoye guflashinga ubwo azagufata ati ushobora no gutindamo. reka mbigarure Egide listen, ushobora no kujyamo ugasanga guflashinga biratandukanye, ugatinda urwana no guflashinga, umukobwa akavuga ati umusore umara amasaha ane muri toilette akora ryarisi akaba yaguhora icyo yego kubera iki uri gukora ibintu udasanzwe ukora. aho Chris aravuga BU ntabyo kubitegura, niba uri kumubona ukabona ni mwiza sibyo, ntabwo ari ngombwa ngo ugende wandike ngo uri mwiza useka neza kandi wenda asekana. mubwira ibyo uri kubona, ndabona uri mwiza pe, ukamubwira ibikurimo, niho umutima wawe uconnectinga n'uwe. sasa nujya kuzana ibintu wateguye n'ibyo warebye mu gihinde bazakubita indobo 400. reka ngire ikintu mbwira Chris sibyo. Chris ku bintu wavuze ndavuga ikintu kimwe ku ruhande rwawe n'uruhande rwa Egide, ari ibintu muri guhurizaho ariko mu kubisobanura ukagira ngo ntimuri kumwe, aho muri kumwe bari kumwe to be who you are. icyo kintu muri kumwe nawe yavuze ko muri kumwe. icya kabiri nanjye nemera ngo na Egide ko n'umugenge navuze ko bino biboro ntibigora kubera ko iyo ufite ibisabwa bigora umuntu udafite ibisabwa. aribyo Egide nawe yavuze gutegura, nta kintu na kimwe umuntu akora adateguye, ntago bibaho. niba ari umukobwa mufitanye gahunda bro, ntihagire umuntu utubeshya, wenda ntago turagera kuri level yo kuba twabwira umukobwa tumusohokana igihugu tugira uti sibyo, ariko ikintu cyose urategura. no bigeze ku mukobwa biba gutegura inshuro 10. uzi ko umukobwa niyo nta kintu waba ubuze ushobora gutekereza ukabona ko ari icyo uri kubura kubera ko gusa mufitanye gahunda. so aho rero urategura ukavuga ati ngomba kuza uyu munsi kuba nambaye gutya, uyu munsi rero ndagenda gutya, sangwe tugenda dufatanye gutya, uyu munsi ndaza guhagarara gutya, wamujyana hariya noneho simujyana hariya kugira yemere bro man, nta kintu udategura. none se ikibazo cyo gutegura yes Chris turi kumwe, ikibazo cyo gutegura none se nimba ntacyo ufite bivuze ko gusohoka guhari nyine ntacyo ufite. none se Chris waremeza ko wamujyana hariho hose ukanamusanga niwe cyangwa gusanga niwe. okay none se reka nkubaze, njye nagize hari umukobwa banzureke nkubwira uburyo bigorana. njyewe nigeze gukunda umukobwa nkinyi, ntabwo n'ubu ntibiracamo kuri rwa rwego ntekerezaho ko duhurira nkabona nugurira mu muhanda rero tugatambuka tukaganira amagambo wenda yafite
none se byose nicaye ndabitekereza zana nk'urugero rutoya wabitekereje wabitekereje ute nkubwire ubwo bushobozi buvuga ngo wamujyana hariho hose ujya ugomba reka nkubaza ujya umukobwa wowe ushobora kujya njye maze kugira ingero naguha nyinshi experience z'ibyambayeho sibyo nk'umukobwa akaza akambwira ati cyakana kamutinyura kizi ndakizi kiba kiri kunteretara baby wamwangiye ikizi ngo abanyiyemeraho ngo yanjyanye muri etage ibyo bintu birenze uri gushaka gukora hari igihe banza wumve umukobwa ashobora gukunda nyine banza wumve umukobwa ashobora gukunda wowe wanyawe ibyo by'imiteguro ahubwo bigatuma akwanga nicyo ndi kuvuga reka ngende kumwe na Egide jyana ubigore icyo ndi kuvuga wewe urashaka umuhe microphone wewe wemera iki banza cyo wemera iki nemera ko yego ujya gutereta umukobwa yego ukagenda nk'uko ugenda yego ukavuga uko uvuga yego ukambara uko wambara yego mugasohokera usohokera yego nta mitegurire nimba naho nsohoka nkisohokana ahantu mu marangi wavuze nta wundi muntu aza kuba yiyongereyeho ni umukobwa yishoye cyangwa se wishoye none se ikibazo ubwo keretse niba haba intebe z'umwe gusa aho njye nawe nahamugana ntabwo byumviseho warusanga ugenda uri umwe nahora ntega akamoto Nshobora kuba njya- kavanye mu mujyi ndaza gutega k'igihumbi ka 2 yego biragora muracyafite ikibazo umukobwa ushobora kumubwira uti nashakaga kugusohokana ariko sinzi niba uri bubonayo akamoto kakugeza njye ntayo njye mfite ayanjye njyewe ndabasha kukugurira icyayi cyangwa tugura injugu sibyo mujya mubagira abana babi nyine banza wumve kuki uzanyemo n'ibyo guteka uceceka buretse icyayi nanywaga nshobora kuvuga ati ngiye mfite ubushobozi bunywa agatasi kamwe turagenda tugasangira ahubwo iyo moment nizana mu mwanya se uwo mwanya se wo mutakaje reka nkubaze ikibazo reka tumubaze ikibazo ngiye kumubaza ikibazo kandi abe sincere atubwize ukuri sibyo mbaza bino biboro ndabona yabyoroheje kandi mu bintu bigora biri simple nakubwiye ko nta ndoro ubanza ngiye kubaza ikibazo kandi nyine ube sincere ufite imyaka y'ubukure waciye muri byinshi iby'umusore wese acamo guteretwa wenda gutereta n'abasore bateretwa n'abakobwa uri kumva ibyo ni ibintu bibaho Apollo yego wari watereta umukobwa ku buryo gusaba ngo musohokane ukabyanga kubera ko gusa utekereje ko utari buze kubishobora kumusohokana ngo wuzuze n'iziziwe zose umukobwa icya kabiri yari yagusaba kugusura ukabyanga utabitewe nuko udashaka ko gusura ahubwo ubona situation urimo itari perfect ku buryo iri buze kumukonvenka cyangwa se iri buze gutuma ugaragara neza icyo kintu ntabwo kirakubaho ndagusubiza neza cyane ngewe abakobwa ntereta ntabwo ntereta umukobwa ntabanje kumenya sibyo hari sagihobe wumva wamujyana ku Gisenyi gusa sibyo uwo nguwo ataranakubwira ngo umujyane ku Gisenyi sibyo uba wanamumenya niba iwabo baba mu nzu ikodeshwa 40,000 banza urase ku ntego ntabwo njya ntinda niba iwabo baba mu nzu 40,000 ukabona yambara inkweto z'80,000 uwo mukobwa akunda ubuzima buri hejuru bene abo sinjya mbatereta twe turi kuvuga kuri abo wakunze ariko rero nuzana ibyo haraza kuzamo qualities zabo nkunda njye sinkunda umukobwa wasamye umuntu nakunze iyo situation nyakubaho mwasama sinamukunda ntawe ndakunda ntabwo irambaho nta mukobwa ndanga ko nsura sibyo watuwe kutazi umubare w'abakobwa bateretse ni benshi none se bose muracyakundana cyangwa aba ex harimo twatandukanye byavuye kuki byavuye kuri njye ku makosa yanjye ku mwanya muke yangira kuko burangira utuntu twinshi nkora bikazarangira banza wumve nyine wabashije gutanga ndigomba gutanga ariko nabaterese hari abo naterese ngira ngo dukundane icyo cyumweru gusa bitewe muri timu yanjye ntabwo urimo ndirukanwe umutwe w'amagambo mwandikeho ngo reka tumusabire imbabazi boss gusa guys ibintu turimo kuvuga namwe murabizi sibyo muri abasore muri abakobwa abaturuta nabo turuta iyi ni situation umuntu wese acamo gutereta tuvugishije ukuri tugendeye ku bintu bihari biravuna kubera ko wisanga wakunze umuntu mutari kuri standard imwe ubwo bakora ibishoboka byose kugira ngo mureshye
icyo ni ikintu kibaho, niyo realite y'urukundo n'ubuzima. No nyine ikintu namenye ikintu nakumenyeho ni kimwe, kuva wabaho nturakunda unkundeye mbivuga uko. Exactly, nicyo kintu nari ngiye kugushaho. ushaka kuvuga nkubwire umuntu nakunze tumuhamagare mu kiganiro. Oya ntabwo icyo bitagukunda we ntabwo icyo bitagukunda. Reka mubwire ikintu man. ariko Chris ntabwo Chris namwumvise ndetse namwe mwamwumvise, sibyo? icyo Chris ikibazo ni kimwe, wowe umva nkubwire ukuntu numvise Chris aratreta kandi gutereta ntabwo bimuvuna. Impamvu bitamuvuna Chris ntabwo ajya mu mwanya wo gutegura uburyo atereta umukobwa, kuko gutereta umukobwa ntabwo ari akunda. Ubwo ntabwo ari ugutereta. Reka nkubaze, ese mwe murimo bashyira ku bintu byo gusohoka? No, reka gusohoka nawe mbwira. Ariko Chris aravuga ushobora gutereta umukobwa mu bushobozi bwawe ufite. Amayinite se nayo ari mu muteguro. Kuki mubigira ibintu bitoya se? Nayakugora. Umva, reka guys, ningiye holdinze kino kiganiro, sibyo? Ndagira ngo ntange ijambo rimwe dutanga amakonkurizo, sibyo? Chris harawe yagarukiye ari n'icyo ashaka kuvuga, abwira abadukurikiye. Uramumera microphone. Iyi deba ni ndende cyane. Chris, wowe ndagira ngo utange conclusion kuri iki kiganiro twarimo tuganira cyo gutereta. Yego. Hanyuma uvuga ubyumva, impamvu byoroshya, n'ikibazo wumvise cyo kuba bakizamo ubushobozi, ugaragaza impamvu n'ubushobozi igihe budahari byakunda, hanyuma usezera n'abakunzi bawe. Yego. Yes, urakoze cyane. Murakoze cyane. Impamvu ngewe byoroshya, nakunze kureba ingo nyinshi, hari abaturanyi dufite no mu mafamiye n'abashuti banjye benshi bashatse, ugasanga yakundanye n'umuntu basohokera hariya, bamaze kubana ntabwo bizakunda ko bakomeza gusohokera hariya, bitangiye kuzamo ibindi, haje noneho umujyana hariya undi yamumenyereje, bikaba ikibazo. Mu gihe yamujyana hasanzwe ajya akabyemera cyangwa akabyanga, bigakunda cyangwa bikanga. Ikindi namaze kumenya mu bakobwa bose tuziranye, abakobwa bakunda ibintu by'ukuri. Niba uri umukire akamenya ko uri umukire akabigukundira, niba uri umukene akamenya ko utabihisha arabigukundira cyane kuruta uko azagukunda azi ngo uri umukire noneho asanga uri umukene akwange. Iyo ubaye wowe wanyawe ashobora no kugukunda rwose kurusha ibindi byose watekereza. Ntabwo natera ipasi ngiye ntasanzwe nyitera ngo nuko ngiye kureba umukobwa, wari igihe tuzahura ntayiteye, ahubwo uko nsanzwe ngenda niko nzambara. Uko mbyumva gutereta si ibintu byo gutekerezwaho, kuko gutereta ni kamere iri muri wowe. Rero ibintu bikurimo sinzi impamvu wajya kubitegura. Niba udategura umwanya urekuriramo umwuka ngo uhumeke usure, ntabwo nibyo byo gutereta byagakwiye nibisanzwe ni nk'ibyo byose. Gutereta byange byemere. Nuko mbyumva, nshimiye abadukurikiye, ibitekerezo twatanze, ibitagaragayemo ubwenge bihangane ntabwo ibi twabyanditse, ariko nibashakamo ibyabubaka barabibona, nibashaka n'ibibasenya nabyo barabibona. Amahitamo n'ayanyu Imana ibamugisha. Arakoze cyane Chris. Shema, Yes. icyo uvuga kuri deba, hanyuma nasezera n'abadukurikiye. Ikintu navuga mugari nkuko ejo ndabivuze, Yes. numvaga ariko nari ngiye gutanga ibitekerezo, ariko nta kundi nyine. Ikindi buvuge cya mbere nkuko yarabivuze, njye nemera ko na business igira guhindura ugashyiramo udushya, no mu gutereta bigomba kuzamo. Ejo niba waguriye umuntu bombo nk'ubwo bushobozi buke yavuze, reka ngendere kuri standard yakoresheje, buretse urumva njye cyo nemera, niba nuko bitugora tutaragera ku bwo bushobozi, ariko njye nemera ko niba uyu munsi wazaniye umuntu bombo muri bwa bushobozi buke, ejo uhindura umuhe biswi inganya agaciro na ya bombo, si ngombwa ngo ugure biswi ihenze, ariko byibuze abona ibintu bishya, urumva. So no muri rwa rukundo rero niyo yamitegurire twakomeje kuvuga, uratekereza ukavuga ati uyu munsi ejo yaje mu rugo ntakorobye, ejo agomba azasanga no ntakorobye, ejo yaje ntasashe, ngomba gusasa no kugira ngo bibone neza. Ntago ari ngombwa ngo kubera ko azi ntuzuriho gukomeza uguma. Erega nabo bakeneye kureba mu mutwe wawe uratekereza iki, wa mugani ko nta bushobozi yego afite, ariko at least ari akantu yashyizemo gafite itandukaniro
bivuze ngo aramutse abonye n'ibirenze ibi uyu muntu ari usanzwe udakoropa usanzwe udakora amasuku wenda icyo gihe rero iyo waje mu rukundo bitewe n'umuntu muri kumwe niba waramusuye ugasanga arakoropa uba ugomba kuza ugakoropa urukundo rero nuko rukora twakundanye niba buri muntu narabaye nk'uko ameze ubwo njye naba ubu nsigaye icyo ukunda abantu benshi rero cyo gisubiza inyuma niyo mpamvu atarakunda nicyo twakomeje kuvuga niba uzi ko wakunze warakunze bya nyabyo njyewe ndi nyine nemezanya n'umuntu utanga innovation mu rukundo wenda nuko abantu benshi batabishobora niba ejo waguze umwenda ejo gura urukweto niba ejo wamusohokanye hanze ejo tegura dina murire mu rugo mu prepare mwenyine ibyo nibyo byubaka abo bantu kandi ikindi ugomba nyine gushyiramo effort kugira ngo umushyire kuri standard nawe umuvana hari abantu bamutekereza umushyire ku rundi rwego ibyo nibyo nemera so ikindi navuga ku bijyanye n'ibi ni story ndende nyine urumva ntabwo tubirangije tubivuze tubicimbura ntabwo twabyumvikanye iyi debut izagaruke noneho buri wese atange opinion ziwe na side ahagazeho yisanzuye harimo no exactly habaye harimo abakobwa byaba byiza ikindi navuga nshimiye abantu badukurikiranye Imana ibaho umugisha n'abantu bakomeje kudukurikirana n'abantu bari kutwereka urukundo no mu gihe tutari gushyiraho ikintu kuri channel yanyu ni ukuri abo bantu rero turabakunda cyane kandi turi hano ku bwanyu amahitamo turabizi murayikeneye cyane nk'uko natwe tuyikeneye ariko dukeneye kuyibaha iri ku rwego rurenze urwo twayibahayeho so mwihangane mutegereze tuzabaho ibintu byiza bitarimo pressure bitarimo ibintu bisondetse tubaho ibintu by'ubwenge nyine uko namwe muri abantu twemera babasava ikindi muvi tugiye kubaha iyi basanze turimo gukora vuba murayibona ni muvi nziza nkuko mwadutweretse urukundo mu mahitamo naho muvi nziza pe kandi muzayikunda nkuko mwakunze amahitamo bayita umuruho harya ni umuruho ni ukuruha ni umuruho murakoze cyane conclusion urahera ku kiganiro mwari murimo muri deba ndumva ugendanye byinshi cyane ariko nzagaruka amagambo miliyoni nzakuzanira n'amayanzane na bose na miliyoni yes bagamba bwizwe singiye kumubangisha ariko kisi si umusore mwiza nkuko namubona ntabwo ayiseriye none umuntu atazi umuravuga bakundanye mu gihe nge ntaye gisengire okay Chris urukundo ni iki urukundo utatuzana za definition zo kurindagira mu bitekerezo oya urukundo ni ukuri kw'amarangamutima y'umuntu muzima waruhawe yes ntabwo ari byo dukomeze urukundo uribanza ureke ikintu bita urukundo ni igikorwa kiba hagati ya two object cyangwa se abantu babiri ibintu bibi cyangwa abantu babiri sibyo kwikunda nje kuba nikunda gusa urukundo sibyo iyo hajemo urukundo no ngo ninjye nakunze umuntu cyangwa n'umuntu yankunze cyangwa se n'umuntu twakundanye twete turavuga kuri side yo gukundana n'abantu babiri baza bakaba ahantu hamwe bagahinduka umuntu umwe sibyo bivuze ngo hari ibyo nemera gutakaza kugira ngo nemere kubana na muntu hari n'ibyo nawe yemera gutakaza kugira ngo tubane turi umuntu umwe sibyo rero ntabwo wambwira ngo ingene ngo gufata umuntu muhuye mukuze mugiye kubana mu rugendo rwo gukundana ngo ntago bigoye igomba kukugora kuko hari imico azakuzanira we impamvu refutinga no kumva we uri nyine uriyumva mentally mu gihe atari kumva ibi no kandi urukundo suko mu rukundo no kwihangana mu rukundo kwihangana nicyo kintu cyiza cyane kubyo rero tanga conclusion kuri iki kiganiro conclusion ni Chris ibibazo ntukomeze kumubaza iyo sindawe nagusaba kumaza urukundo conclusion kuri ibi debate twaganiraho guteta biravuna kuko ugomba gukundana ukubana n'umuntu mudahuje byose kandi mukaba mugomba kubana kuko mukundana Chris ntabwo ari se mu rukundo niyo conclusion ikindi gikurikira reka Chris nawe ashyira ako kantu nagakeregeshwa rero ntabwo ndi umuntu ukunda nyine kuvuga ibintu byinshi Ejide warabizi ariko ikintu kiri seriye ntekereza ko muri nge harimo ibintu byafasha abantu ngiye kuguha urugero rw'icyo nashatse kukubwira ngo cyo kuba wowe wanyawe ukuri umva kino kintu ukuri
ni akayunguruzo kayungurura abantu. Niba njyewe ndi umuntu w'umunyamujinya nkabihisha, mu buzima bwanjye hazabamo abantu batari abanyamujinya kandi ndi umunyamujinya duhondana imitwe. Ariko niniyerekana nk'umunyamujinya nzabana n'abanyamujinya bameze nkanjye, nyine bazakubita mu kayunguruzo bagumemo, abatameze nkanjye bazakomeza. Iyo wiexpose nkawe wanyawe, abameze nkawe nibo basigara, abatameze nkawe bagakomeza. Ntabwo uzahinduka ngo uvuge ngo reka ngire innovation mu rukundo kandi muri wowe nta innovation ibamo. Muzamara kubana innovation ibure bibe bindi. Niba ugira innovation, gira innovation, niba utayigira byihorere. asuye ngo bya bintu ariko wasoje yego je nemo ndasozana ko bigaruye ikibazo iki turi kuva igendanye ndemera kuba wowe sibyo kuko no muri ya mafuti mvuze kugira ngo yamenye nuko nabayenge wihanganiye imisozi yanjye wihanganiye kuba ngona nijoro mu kubabanye wihanganiye kuba ngende babase badakunda gusohoka sibyo none se urumva uwo mukobwa yihanganiye ibyo bintu akemera kwaguma nta ngorane numva yahuye nazo. Ikiganiro reka mbabwire rero ninjye hose nze kino kiganiro ni deba ndende, ndagira ngo ubwire abakunzi ba channel ya Rwiko Media ndibaza deba y'urukundo wayisoje wasoreje he reka mbabwize nzayigarura gira icyo babwira rero tuzayigarura yes. Ariko ikintu ndimo kanzane deba z'urukundo muzaza n'izindi mbaberekera muvuge ariko urukundo mbifite byinshi navuga nyuma kirye ntazi nzaba umukansura w'ibijyanye n'ibintu by'urukundo twakomeje. Abakunzi bari Media byari byiza nababwiye yuko irungu nizongera kubisha igihe twamaze twicaye hariya dufite irungu mufite irungu ntago rizongera kuba. Rero twaje kwicara turiga dusanga mukwiye kujyamo guhura na tuno tuntu mu gihe n'undi filime tuzaziba kwa kundi kwa mbere kwa gatatu kwa gatanu mariko muri minsi nayo yindi arigiye muri weekend mwajya mufite irungu no kuza tuzana tu debate nk'utu mukareba nyine bamwe bakivamo mukabona ko batari sere kandi bagaragara nka sere. Ya Chris wakoze kuza umuntu wakoze kwitabira nubwo nyine yafatiranye uyu nawe mwamaze kumenyera ijwi ndakeka mumaze kubyumva cyane aramfasha kenshi cyane ndamushimira Imana umugisha namwe Imana ibaho umugisha mureba Rwiko Media. Iyi filime rero iraryoshe kuri nge ntarabivuze mu kiganiro cy'ubushize ndi kuyandika numva indyohe gusumba amahitamo ntago muzihitiramo namwe. So vuba nkuko mubibonye muri trailer irahari ibagezeho. Yes, abadukurikiye rero murakoze cyane kuba mwarebye iki kiganiro ndibaza cyari kimeze neza. Hanyuma icyo nababwira abadukurikiye abategere kino kiganiro abasore baganira ku kintu kijyanye n'urukundo bagize deba ntabwo bumvikanye. Ndagira ngo Chris nuko atumva ndagira ngo mbwire followers abakurikiye iki kiganiro muri comment yanyu ubwo hari uwavuze ukuri gusa ku ruhande rwanjye ngize mvuge icyo numvise. Chris namwumvise namwe mwari kumwe nabumvise icyo numvise ni kimwe mwese ari cyo muhuriyeho aho ari cyo mutari kumvikanaho neza kuba wowe icyo mutari kumvikanaho neza nicyo nzagaruka kugira ngo harimo yes no muri comment rero ndazishaka comment ya mumba ndabasabye yes Chris ninde ari mukuri muri twe. Hanyuma ndabashimiye cyane ndabashimiye mwe mwese umwanya mwatanze mwari kuri tele muri gukina filime turabafatirana ariko mwihanganye. So abakunzi ba Rwiko Media abatarakora subscribe muyikore vraiment mudukurikire mu gihe mutabonye filime muzajya mubona ibiganiro nk'ibi ngibi cyane cyane amadeba ya subject atandukanye ni naho tuzajya dukura noneho n'inkuru Ejida akandika filime akuye muri za debate mukayibona aha hantu rero noneho namwe mumenye gutanga debate twaganiraho yes cyangwa se igitekerezo kizandikwaho filime runaka tukayikina. Murakoze cyane turabakunda cyane. Thank you.